Ibihe byiza kuri DTV Entertainment tuguhaye ikaze. Muri uyu mwanya dufite abantu babiri abastari. Abangaba ni inshuti za hafi z'abastari batandukanye, Mitsutsu bandi bose basanzwe bakorana. Namwe murabazi mwebwe mudukurikiye kuri kamera za DTV Entertainment. Tuguhaye ikaze muvandi. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza grand frère. Yego. Murinda babona mumeze neza. Kabisa urabona ko ntari ibi. Turi mu mirimo ya danje. Kabisa. Hanyuma se hari ikintu nagira ngo mbabazeho tunaganireho ku bijyanye n'amafilime mukina. Mwese muri abastari turabizi, njya mbakurikirana ndanabafollowing by the way ku Instagram, TikTok, kuri YouTube hose ndabakurikirana, nsanzwe mbabona nyine tu. Niyo mpamvu nifuje gukorana namwe ikiganiro. Ngire namwe murabyishimiye se? Ya turabyishimiye cyane, ibintu nk'ibi tuba tubikeneye. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Abantu banzi ku izina nkinisha mu mafilime nitwa Justin, niryo zina nkoresha ahantu hose mu mafilime. Nakinye kuri za Family TV show, za filime nyinshi cyane kwa Mitsutsu. Nubwo Mitsutsu twarangiranyije naba, ariko naho nakinagayo muri Sinabyaye abantu mwaratubonye. Twakomye ahantu henshi bro. Nuko wenda ibintu bijya bigorana, ubuzima bukagorana, tugatambuka bikanga, twanazamuka bikanga bakadusubiza hasi, ariko hari igihe kimwe bizakunda. One day tuzagafata natwe tubereke ko tutanywa amazi gusa kabisa. Wowe ngiye amazina yanjye banze kuri social media banyita Janvier. Ahantu hose gutyo wanshaka wambona. Yego. Watangira ubabwira ibyo ukora n'ibyo ngenda umukinnyi wa filimi n'ibindi byinshi bitandukanye nka na business za online. Yego. Ariko cyane cyane filimi nge niyumvamo cyane. Yego. Ukina filime bwoko ki? Filimi ishoboka yose, haba comedy, haba filimi isanzwe, zose ndazikina kabisa. Yego. Hanyuma wowe ko mwifuje gukorana ikiganiro natwe, niki washaka kutugezaho no kutubwira? Ikintu nashaka kubagezaho mbere na mbere no kubabwira ku byo dukora, ariko tukavuga n'abantu badakunda gufasha abantu babatenguha rimwe na rimwe. Baba star bari muri showbiz zo mu Rwanda, usanga baza kuri kamera bakavuga ibintu ariko nyine bigira abana beza ku muzima usanzwe atari abana beza. Nyuma ya kamera badutenguha nyine. Nibyo dushaka kuvuga rimwe na rimwe, ko tukagaragaza n'imishinga yacu dufite. Tukabishyira ku mugaragaro natwe abanyarwanda akatumenya. Bamwe na bamwe. Hari utubazo tw'amatsiko nshatse kukubaza, nkaho ukorera muri industry nyarwanda, byanze bikunze ubu buziranye n'abantu benshi batandukanye. Mu bakinyi b'amafilime uzimo bangahe? Hafi ya bose ndabazi. Hafi ya bose ndabazi. Ubwo ugiye kujya tubwira umusitari, umutubwe n'ibyo umuziho, n'icyo wenda yaba yaragukoreye nk'abantu musanzwe mukorana mu bana, utubwire bimwe muri byo. Mbere na mbere ngewe umusitari tuziranye cyane, ngewe niyumvamo cyane. Umuntu witwa Mitsutsu ngewe mwiyumvamo cyane. Uranamukunda cyane? Ngewe ndamukunda fo. Ubu wamuhamagara ukamutwumvira? Nge namuhamagara. Yareka ubwo muhamagaye akanga kukwita, akakwereka ko atakoze? Byaterwa. Arasanga ari mu kazi, ariko mfite amakuru ko mwino minsi nta na phone afite. Ejo nabonye ikiganiro yakoze. Ko hari ikiganiro se abira nagatwiko bro, ariko n'ubundi iyo mushatse ntago mubona. Uramuhamagara nticemo? Ushaka kumuhamagara nticemo rimwe na rimwe, ariko cyane cyane abahuze cyane. Nk'umusitari winjiza amamiliyoni n'amamiliyoni, ubwo yabura amafone y'ibihumbi 500 magana ngahe? Byaterwa. Cyangwa nuko yahuye n'ibibazo cyangwa barayibye, ashobora kuba nyine byamugora kuba yagura indi. Erega gufata miliyoni ukajya kugura telefone ni ibintu bigoye cyane. Ako kanya ntago nyine buriya biratungurana. Phone baramutse bayibye ko uzapfe kubona indi, uko wameze kose, kwa buri umukire kose biba bigoye. Kandi njya numva ngo n'abantu bo muri showbiz nta n'amafaranga banifitiye, ntago, ariko ntago mbihamya neza. Uhanasanga baba bayafite, ariko nyine babitwereka nyine. Harabona abonye baguza amamodoka mu iminsi. Bamwe na bamwe, ariko nyine nubwo nyuma ya kamera badutenguha nyine ukuntu. Yego, watubwiye yuko tugaruke kuri uyu, watubwiye yuko uziranye na Mitsutsu, mukinana mu mafilime atandukanye, iyo twita nka comedy. Mitsutsu comedy niko dukunda kwita. Wakinye mu makomedi atandukanye, muri Sinabyaye, mu zindi filime ntazi. Ubwo watubwira nka filime yabagoye mu gushutinga? Iriya filime ya Sinabyaye yaratugoye cyane, kubera ko numva byasabaga kuba turi mu byondo, byasabaga kuba turi gushutinga nyine dufite gahunda. Urumva haba harimo n'abantu bashyashya batabizi, biba bisaba nyine kugenda tuberekera bamwe na bamwe, ariko ntacyo nyine birakunda bikarangira
tukabaha ibintu byiza abantu badukurikira. Ako noneho ikindi kintu kitari cyiza twaje gusanga mu bantu bashobora kuba baragafashe bagiye bagafata birengagiza abantu, ugasanga nyine ntago bashaka iterambere ryacu, kandi bajya kuri YouTube ku biganiro ugasanga bari kuvuga ati turafasha, tuba twifuza ko abari munsi yacu bazamuka, ugasanga umuntu ari kuguha link ngo mukorere subscribe, kandi we ukaba utamuhereza link y'akaganiro kawe wakoze cyangwa se n'akantu wenda ukora kuri YouTube ngo abe yakagusharingira. Ubwo bufasha kubera iki bo babukenera kandi bo batabutanga? Ibyo bintu tugomba kubyibaza. Ubwo uri gutunga agatoki abasitari kuba barazamutse barageze iyo bajya, ariko wowe nkawe ukiri hasi wakenera ubufasha bwiwe wenda nko gusherenga cyangwa kukwamamariza akaba atabigukorera cyangwa se wamusaba gukina muri filime akaguca amafaranga bikarangira atanakujyanye muri ya filime wowe ushaka kujyamo, cyangwa se yanagushiramo akaguhisha akagukinisha nk'ahantu utazagaragara, yarangiza akakurira yawe. Bya bintu ntago ari byiza. Abanyamakuru bisubireho, n'abakinnyi ba filime bazamutse bisubireho. Ese nimba ushaka ko umuntu agufasha nawe mufashe, mpanguhe nzamura nkuzamure, kuko biriya byose barimo nuza amahano, ibintu byose bagenda babona ni twebwe tubibaha, twebwe turi kuzamuka nitwe tureba biriya bintu, kubera ko natwe tuba dukeneye kubyinjiramo. Umuntu runaka uhijya ku ruhande ntago yaza kubyinjiramo atabizi, ariko twebwe ni twebwe tubamonetiva tukabazamura, barangiza bakaduca amazi bro. Nje nk'ubu bwanjye nagiye gusaba ikiganiro kwa Muvunyi ndangije mwisha amafaranga 10,000 note y'10,000 cyane nayihize, nagiye mu gishanga bro nikoreye nzagwe, urumva umutipa arangije mana ndira 10 bro, andira 10 jyanjye mbere yuko duhura yarambwiye ati mani we shaka 10,000 duhure nguhe ikiganiro, shake n'abakobwa mana, abakobwa narabahamagaye ndanabishura yanjye ndabategera, ndavane turakora ikiganiro. Bangezeho umujyama arangije arambwira ngo ntaga hari bro, ngo yagiye mu kindi kiganiro. Mani najya muhamagara kanga kumfata, namuvugisha WhatsApp kanga kumfata, kanga no kumvugisha. Mani byarambabaje. Birangije ejo bundi nabwo Mitsutsa barampamagaye ngo ninjye gushutinga, mba ngiye muri groupe ye, tubaye inshuti. Groupe ye ntari bijye, tukitangira yari nziza, groupe ubona ari sawa, tunayamamaza ukabona ni fresh, tukaduhereza tugakora subscribe tukamwamamariza. Ariko hatangiye ghostingira ngo niba utagiye muri host ye ngubwo ntago uri inshuti ye ngo nta kintu maze. Mani wica akazi kawe bro, kaguhemba kakugaburira buri kwezi, nurangiza ngo ugiye ngo muri host zitwara amafaranga, ukeneye kunywa, ukeneye gukora mu gutwara amatike, umuntu ngo niba utagiye muri host ye ngubwo ngo ntago muri niga, ngo ntago mugomba kubana. Mani bro byarangiye yadukuye muri groupe ye yitwaga na Jambi, nawe wari urimo kandi bayita Mitsutsa Fans Club. Iyo groupe nawe ibamo? Groupe nyibamo. Ibyo Justin avuga nibyo? Ku ruhande rumwe bari byo bitewe n'uburyo bari inshuti, buryo umuntu ni mugari. Umuntu ni mugari ntago najya kubleminga umuntu kano kanya. Justin bahure mu bintu byinshi bitandukanye, yanakinnye iwe nyine nkuko yajya bikubwira, ariko kano kanya ntago najya kuvuga ngo wenda muri host za Mitsutsa njyayo, ariko Justin kwera akazi afite ntago ari ngombwa abinyine babimugoye cyane. Rimwe na rimwe nyine ari gihe nyine muri situation itari nziza, ariko ngiye akeshi na keshi iyo mbonye umwanya njyayo. Ntago nkunda kumutenga kuko Mitsutsa ni umuntu nkunda cyane, ariko wasanga rimwe na rimwe atajya abanira abantu neza nka Justin wenda nkuko yari kubivuga. Ariko ngiye Mitsutsa ntacyo namubleminga kano kanya. None wabwira nk'abasore bakizamuka, urabona hari urubyiruko rwinshi rugizamuka rukunda n'ibyo mukora, urumva rukunda amavideo, amafilime atandukanye, comedy, hari urubyiruko rwinshi rwifuza no kumera nkamwe, rukunda kumera nka ba Mitsutsa nkamwe ibyo mukora. Mwambwiye ko mukina amafilime atandukanye, mukina muri ba Mitsutsa, mukina muri bande, wenda hari n'ahandi mutavuze. Rero mwabwira iki urubyiruko rushaka kumera nkamwe ngo mutere imbere mukina amafilime nkuko namwe muyakina? Ikintu nabwira urubyiruko rukizamuka cyangwa umuntu wifuza kuza muri sinema nyarwanda ni ukubanza kwitonda. Tugenda dukurikiye abasitari rimwe na rimwe tuzi ko aribo bazadufasha, ariko bakarangira badutengushye. Rimwe na rimwe nta musitari wo mu Rwanda uramwandikira ngo se gukina muri filime zawe ko mfite impano byansaba iki, ugasanga guciye nk'ayo mafaranga, ugasanga ugiye baguhaye akarore kamwe ntumenyekane, ubutaha wamamagara ugasanga aragukupye, cyo kama amafaranga ugasanga nta n'ikintu agufashije. Icyo namusaba ntazagira umuntu amafaranga kugira ngo ugaragaze impano yawe, ahubwo icyo uzakora ni iki, wowe impano niwe uyifite koko, hajya uzahura n'umuntu ugufasha atagendeye kuba yakwaka amafaranga, kuko abantu basitari n'ubundi batwaka amafaranga bikarangira badutengushye. Ngiye hari abo nzi bagiye bayarya bakarangira batamamaye bakiri hasi. Nkanjye nawe ndayaha,
ariko benshi nagiye ngerageza nyine kubemvita kugira ngo dukorane ariko bikarangira banyatse amafaranga. Niyo mpamvu rero njye nta rubyiruko nagira inama yo gutanga amafaranga. Kuko ikintu washoye amafaranga n'ubundi nta kintu ubuzinjizamo. Nese ubundi gute bakwaka amafaranga kandi nawe ushaka ubundi bushobozi bwo kugira ngo mwiyo sinema nyine uzakura amafaranga, mwizo filime uzajya gukina bazakwishyure nawe ubone ukuntu wakwitunga utunge n'umuryango wawe, nawe ugire iyo tara mbere. Ariko igihe ubyinjiremo bakwatsa amafaranga, ibyo nta kintu bimaze rero. None se bro, uri kuvuga ku bantu batanga amafaranga uburyo bashobora gutanga amafaranga bagahomba, wabagiriye inama y'uburyo bakoramo? Inama nabagira ni iki? Ubwe ayo mafaranga afite, nawe niba ufite na telefone kano kanya, telefone ni ikintu cyagufasha kuba wamenyekana mu Rwanda. Tuzi abantu benshi bazamutse bakoresheje telefone zabo cyo n'iz'abandi, ugasanga umuntu akoze akavideo gahise gatuma yamamara. Rero niyo mpamvu ntabwo umuntu amugira inama yo kuvuga ngo ashora amafaranga muri filime. Mbara ari abastari baba bafite abasubscribers benshi, bafite nyine fame ihagije cyane, ntabwo ari byiza cyane. Ngiye inama nakugira no kuba wahera hasi, ugahera hasi ukamenya nyine nawe struggle waciyemo, kuko ntago kano kanya wahita uvuga ngo nje mpereye kwa Kiramani, mpereye kwa Mitsutsu, ngo none guhita ugafata ngo gafatane boss wakuzamuye. Hapi ntago ari byo, ahubwo we hera hasi nawe umenye haso, ugenda imihanda wirirwe kuri shoot inzara yakuri utariye. Twabonye ibintu Kiramani yagezeho ejo bundi aguze imodoka, ejo bundi yakoze ubukwe burenze, niwe mukinnyi wa filime ndizara neza mu Rwanda akoze ubukwe burenze. Ngiye Kiramani nge burangenda ndamufana mu buzima busanzwe. Ubwo nyine ni wamufatira ikitegererezo. Kiramani. Yego Justin, niwe tugarutseho. Man, nta kintu wambwira umva nababaye mba narumye bro. Akuza hano nihirinze. Nakinye filime nyinshi. Njye natangiye gukina filime Corona itaraza bro. Nibwo natangiye kwinjira mu bintu by'amafilime. Kabisa. Ako kubera nyine buri ubuzima hari ahantu bukuganisha hatari heza. Ariko gezana n'ubu nta kintu urafatisha. Ubu ngubu ntago ari nka mbere. Ubu ngubu hari aho ngeze. Byibura. Hari aho ngeze kuko kuba wenda njye nifite n'akazi kanjye kanyishura umushahara w'ukwezi. Ibyo byonyine biranshimisha. Ariko noneho nkaba nifuza gukina filime mu rwego rwo hejuru, numva ko buri kimwe cyose cyasabwa ngomba kugitanga, cyangwa nanjye namfite amafaranga, ngize amafaranga nkagura ibikoresho byose nanjye nkashutinga filime nk'abandi. Yego. Ibyo bintu ndabikunda. Ariko basi abantu nimba bifuza ko batera imbere, nibatera imbere bifuze ko nabo hasi yabo batera imbere bro. Ntago ari byiza ko umuntu yifuza kujya wenyine kandi no hasi hari undi ukeneye kujya. Sibyo? Umuntu araje aragufasha kwatsa ayo mafaranga, basi nanagufashe ayo mafaranga nawe warayakoreye wayahize igihe kinini, basi nagufashe. Sibyo? None se nkaburiya wenda nibyo tuvuga, hari abajyama benshi barabizi, naguhamagara n'umutipe nkakubwira nti nkamubaza nkamubwira nti wa mutipe Mitsutsu yaguhaye amafaranga yawe. Ibyo ngibyo yabigusubiza akakubwira ko ntayo. Amafaranga y'imipira twishuye ni 5,000 twagiye tubyishura bro. Twabyishuye mu kwezi kwa 12. Ubu turi mu kwezi kwa kangahe? Mu kwezi kwa 7. Man, ese imipira twari tugiye kugura ni yacu cyangwa nuko twari tugiye kumwamamariza tugaragaza ko turi abafana? Byose byaraheze ntago byaje. Ntabyo man. Iyo mumubajije sababwira ngo ubufasha bwacu twari tugiye kumuha. Yego. Man, support bikenewe, nanjye nubwo ndi umukene nayiguha nawe wayimpa. Ibintu byose tugirana bigiye ku murongo, twese twasapotingana kandi ibintu bikagenda neza. Ahubwo nuko abantu bamwe bashaka kwikubira icyo bita kwiharira. Gusa icyo nababwira cyo abantu mukina amafilime natwe dushaka kubikina, mudufashe mu buryo mushoboye, natwe tubafashe mu buryo gushobora no kunyaka 1,000 mbifite nkabiguha kubera uri umuntu wanjye, kubera mbona ko ngukunda ngufana. Iyo umuntu afana umuntu bamufite ku mutima, niba ngiye kurinuza kuri YouTube nkakuraho link nkaza ngiye nkayigusharingira nkayishira post yanjye kuri WhatsApp, abantu bose mfite bakareba na post inze link nkaho ngiye ndi gukina muri filime yawe. Si urukundo mba ngukunda, ibyo bintu ugomba kubyubaha rero. Mani rero abantu ntago babimenya, gusa nubwo mwadushira hasi tuzazamuka bro. Ewana tuyajya twihirinze, tuyabona twihirinze, twaje tuje n'ubundi tuzagaba ibitero n'ubundi hashe byanga bikunda. Uri ibintu byose bisaba gukora cyane. Ya birumvikana. Hari utubazo nashaka kukubaza, nko mu bastari bo mu Rwanda hari abaririmba indirimbo za R&B za hip hop, ni uwuhe mu star ufana? Man, ngiye abastari, umusitari bita Juno Kizigenza. Juno Kizigenza arazirabura kabisa zikagenda fresh. Buri ingoma ze ndazemera bitewe n'ukuntu nyine
ibintu abizamo kandi ni umunyamutima mwiza ubona nta ngorane ibintu byose aba ari kawo nyine yibereye. watubwira playlist yiwe y'indirimbo 5 byibura? Man ibyo ngibyo aho ngaho waba ngoye gatuba dufite byinshi byo gushira mu mutwe nk'umufana turamufana nenda ntiwabura indirimbo ye waririmba ariko indirimbo ze zose ntago ariko wazimedita nizo wenda zigenda zikujabuka ziba hari iyo wenda ubona ari nshyashya iyo ngiyo ukayumva hari niyo ubona hari izibiyede zira zo gutigita ni nyinshi. ako bose ubundi kuki ufana umuhanzi uririmba R&B kandi tubona wambara nk'umusitari rero n'umusitari nawe hari umusitari unaririmba R&B n'unaririmba hip hop buriya byose birajyana. Ubu nanjye akakanya nagutamo hip hop byanaba ngombwa nkagutamo R&B. byashoboka se kandi ufana R&B? Byashoboka kuko byose wabicanga bigashoboka. ducangiremo kamwe nacyo ngo simbabeshya ngo ndipu ariko nitwe uzaba ari icina mfite inzozi nyinshi zo kuzagerayo ahise yanzagafata ngo sindeba ndakanura sinkora gusa ndakubara sinjyama ngo mpezeyo mfite byinshi muri mayindi mpurani bakwe nk'umusoda ku rugamba kabisa. turumva urashoboye wana urumva rero ko naga hip hop kanje kudasohora indirimbo se kandi mbona mani biriya bintu ni ibintu byo kumanza gutegura naga ari ibintu nyine wahita uhubukira ngo uratingiye gusohora ingoma buriya no gusohora ingoma nyine urayishira kuri YouTube ikarebwa n'abantu 14 yaharangiza igakwama nta kintu biba bimaze ahubwo manza utegura ifungo ryawe ntujya no gukora indirimbo uyikorera ahantu ubona harenzemo byibuze mu bushobozi bwawe ukorera ahantu hafatika nawe usohora ingoma ushire hanze ku buryo ushobora no kwitakaza kumura akavuga ati cyakoza nawe mu buzamuke bwawe urarenze urakubiye. none se ko numva ukunda kuririmba unafite impano kuki wagiye mu mafilime kandi hari umuziki? Urakoze cyane buriya rero ibintu byose ubundi ibintu byose iyo ubishaka ubyiyumvamo kandi ukanabikunda. Ni ukuvuga ngo filime nicyo kintu cyambangukiye guhita nkina aka kanya indirimbo nayo ndi kuyitegura ndi kuyandika vuba aha ngaha nshobora kubatamo ikigoma kiri fresh bagahita bahabuka bakaba bati cyakoza Justin adutaye ewana. Ubundi ikintu cya mbere nyine ni ugushira ibintu byawe ku muntu mukabijyana gake tuje bikagenda ku muntu ntabwo ari ngombwa ko abantu baduha support twebwe tutari ha support. Ikintu cyose kiba gikeneye kuzamuka ari wowe ukizamura ukakereka umuntu wazamutse nawe warakizamuriye. Ntabwo ari byiza guhera hasi ukabwira umuntu ngo mfasha nta kintu uratangira. Ikintu rero abantu mwese nababwira muba muri kuzamuka mukeneye kujya ku ma YouTube mukeneye gutwika mu mafilime mukeneye gutwika mu ndirimbo bro man mumanze mukore mwubakira izina ryanyu basi niyo waba ukoresha TikTok cyangwa se Instagram basi ntaribi hari umunsi umwe uzashiraho video yawe uko izayimeze kose izarebwa abantu baze bagushagarariye bagukunde nawe bakugira icyamamare kuko abantu bose mubona bamaye ntago ariko bagiye batanga amafaranga ngo bagere kure ahubwo bagiye babishiramo urukundo bakabikorana umwete bikagenda neza. Nawe rero usabwa kugira ngo ukore nurangiza ugaragaza icyo wakoze bagufashe bahereye kuri icyo wakoze. Tugaruke kuri Janvier urabivuga iki Janvier? Ngiye icyo nabivugaho cyakora uyu mujama tanzo ubutumwa bwiza kabisa Justin ngewe n'ubusanga ngenda mufana buriya sanzwe umufollowinga ku mbuga ze ndamufollowinga hose ujye ubibona Janvier ndabona kuri YouTube njya nsohora udukuru abantu batazi inkuru yashaka na Devota ibihari kabisa mba nyikora buri munsi kabisa hano mujye mugera mukande subscribe ni Justin TV ntago biba bigoye kazina koroshye cyane kabisa. Ubwo tubaye tubashimiye rero mwakoze koze ariko munibuke gukora subscribe kuri channel nyine turi gukoreraho ngire ngo muri kutubona mwibuke gukanda subscribe na share na comment dukomeze kubana 5 kuri 5. Thank you so much. Urakoze cyane.